Noneho uyu munsi muze turebere hamwe umwami Muswati cyangwa se Muswati wa gatatu wo mu gihugu cya Eswatini. Uyu munsi biri kuvugwa ko agiye kurongora undi mukobwa nyine ubundi azwiho kuba afite abagore benshi, umwami Muswati. Undi nyine Muswati ni umwami wa gatatu wo mu gihugu cyitwa Eswatini. Uyu munsi bikaba biri kuvugwa ko agiye gushyingiranwa n'umukobwa witwa Namusibu Zuma w'imyaka 21. Noneho bikaba uwo mukobwa witwa Namusibu Zuma akaba ari umukobwa w'umuperezida w'ikindi gihugu witwa Jacob Zuma. Undi Jacob Zuma nawe ntabwo ubungubu ntakiri perezida, ariko mu minsi yashize yahoze ari perezida wa South Africa, Jacob Zuma. Akaba rero uyu munsi hari inkuru y'uko agiye gushyingira umukobwa we, umwami Muswati wa gatatu w'igihugu cya Eswatini. Kandi ubundi ngo nubwo agiye gushyingira uyu mugabo Jacob Zuma agiye gushyingira umwami Muswati wa gatatu, bivugwa ko ngo ubundi uyu mwami ngo ni Muswati asanzwe afite abandi bagore benshi. Turaza nabo kubarebera hamwe uwo mubare wabo, turebe ngo ese abikomora kuri nde, turebe mbega nyine ngo ese nawe azwiho kuba yari afite abagore benshi. Reka tuze tubirebere hamwe. Ubundi Muswati yaramamaye rwose, azwiho kuba afite abagore benshi. Aka kanya ntabwo umuntu ashobora kumva izina Muswati ngo afite abagore benshi ngo yumva ari ibintu bimutunguye, kereka umuntu utari usanzwe umuzi kuva kera. Abantu twese twumva ngo umwami Muswati afite abagore benshi. Ubundi kuri ubu ngubu umwami Muswati yari afite abagore 15. Akaba rero agiye gushyingirwa undi mukobwa witwa Namusibu Zuma afite imyaka 21. Uwo mukobwa akaba agiye kuba umugore we w'umwami Muswati, akaba agiye ku mwanya wa 16 mu bagore yari asanzwe afite. Gusa nanone ubundi kuba abantu bavuga ngo Muswati ni umwami ufite abagore benshi, ibyo ngibyo ntabwo birenze, kuko ubundi iyo urebye ubundi kera papa we ngo we bivuga ko yari afite abagore 70. Urumva rero kuba umuhungu w'umwami Muswati umaze igihe kirekire ku butegetsi kinini cyane, kuba agiye kugira abagore 16 ntabwo ari ibintu bikaze cyane, kuko nimba ise yari afite abagore 70 akaba afite 16 mu gihe amaze ku bwami kirekire, ntabwo nyine wakumva ko ari ibintu bikaze cyane. Ariko nubwo akora ibi ngibi nyine hirya no hino mu duce tumwe na tumwe, hari abakomeza kugenda bavuga ko nyine atari byo, ari uguhohotera igitsina gore. Nyine urumva kuba umugabo umwe yakikubira abagore 10 na bangahe bose, ni ibintu urumva nawe bidashobotse. Gusa nyine ibi ngibi ntabwo wabigendaho cyane, kuko buri gihugu kigira umuco wacyo, buri gahugu umuco wako. Ubundi amagambo akomeza gucicikana hirya no hino, abantu baba bibaza ukuntu Jacob Zuma yafata umukobwa we w'imyaka 21 akamushyingira umwami Muswati usanzwe ufite abagore 15. Abantu bakumva ntibishoboka, bamwe nyine babivugaho ibintu bitandukanye. Bamwe bakavuga ati ibi ngibi, ati ngo ni byiza kuba nyine abantu bakomeye bihuje bakaba bashyingiranwa babaye umuryango umwe, ariko nyine mu buzima busanzwe nanone bandi bakavuga ati ntago ari byo. Ubundi uyu mugabo Muswati, uyu mwami Muswati wa gatatu afite imyaka 56. Urumva nyine agiye gushyingiranwa n'umukobwa w'imyaka 21. Murabyumva namwe, ni ibintu bisa naho twavuga ko bitangaje. Ubundi hano muri iki gihugu, muri ubu bwami ngo ni Eswatini, hari ukuntu bakora imigenzo nk'iyo nyine umwami yagiye gushaka umukobwa arongora, ku buryo nyine ngo hari imigenzo ikorwa, abakobwa beza bakaza bambaye utuntu tugufiya hasi, hejuru ngo bambaye ubusa, amabere ari hanze. Noneho ngo bakaza bakabyinira umwami. Ubwo ngubwo umwami noneho uwo yabonye mwiza, uwo yishimiye akaba ari we atoramo. Ubwo nyine cyakora nyine kuri iyi nshuro, kuko nyine byamaze kwemezwa ko uwo mukobwa Namusibu Zuma wa Jacob Zuma ari we nyine byamaze kwemezwa ko ari we umwami Muswati arabihitamo. N'ubundi ntibirakuraho yuko abakobwa baza nyine bakabyina imbere y'umwami.
noneho umwami agahitamo uwo ashaka. Gusa nyine ahangaha itandukaniro ni uko nyine n'ubundi urahitamo arazwi ko ari uwo mukobwa wa Jacob Zuma. Ubundi baragenda bakabyina rwose imbere y'umwami bambaye ubusa hejuru, rwose bo nta kibazo. Ubundi kuri uyu mwaka turimo 2024 hari ukuntu abantu nyine babona ibintu nk'ibi bakibaza ati se ibintu nk'ibi tuzi ko byari bya kera byacitse, nyine ukumva bari kubyibaza. Ariko nyine ubundi kino gihugu Eswatini ni igihugu gisa nkaho kifitiye umuco wacyo nyine, mbega uko babayeho bitandukanye n'aho tugeze nyine n'iterambere tugezemo. Ubundi iki gihugu cya Eswatini kiri hagati y'igihugu cya South Africa na Mozambique. Ubundi iki gihugu mu 2018 cyitwaga iki gihugu cya Eswatini mu 2018 cyitwaga Swaziland. Nibwo izina Swaziland ryavuyeho bahita bacyita Eswatini. Ubundi iki gihugu rwose ni igihugu gituwe n'abantu bakeya cyane, kuko iki gihugu cya Eswatini gituwe n'abakobwa, ntabwo ari abakobwa gusa, abaturage bose muri rusange gituwe n'abantu 1,200,000 birengaho. Murabyumva namwe ni abantu bakeya cyane, ntabwo ari abantu benshi cyane, nta nubwo nyine ubwo ari igihugu kinini cyane. Gusa nubwo wumva ko nyine igihe cyaje kugira iki gihugu kigahindurirwa izina, mbega nyine urebye izina niryo ryahindutse, naho umuco wari uriho, imico ya kera nyine, mbega nyine izina niryo ryahindutse gusa, ariko imico byakorwaga mu gihugu byose n'imigenzo byose n'imico ya kera nta kigeze gihinduka na kimwe. Uyu mwami Mswati yasimbuye ise mu 1986. Nyine ubwo ngubwo icyo gihe Mswati yagiye ku ntebe y'ubwami afite imyaka 18 yonyine gusa. Ubundi ibihugu akenshi nyine uko biba bimeze, ibihugu biyobowe n'abami, hari igihe usanga nyine atari bo bafata imyanzuro ikomeye mu bwami bwabo. Ariko ubundi iki gihugu cya Eswatini cyo kiratandukanye, kuko nubwo usanga nyine harimo inteko nshingamategeko, abantu bose bafata imyanzuro, hano muri iki gihugu cya Eswatini usanga ngo imyanzuro ikomeye cyangwa se ikakaye iba iri mu maboko y'umwami Mswati. Ni ukuvuga ngo nyine niwe muntu nyine mu gihugu cye ufata imyanzuro ikakaye, ibyo ari yo yose, ibyo ari byo byose niwe ubifiteho ijambo rya nyuma, kandi akaba ari ryo rihita rishyirwa mu bikorwa. Ubundi umwami Mswati bivuga ko ari umwami ubayeho neza, umeze neza, wiryoye nyine. Gusa nubwo abayeho neza hano, ubundi igihugu cye kibarwa mu bihugu bikennye ku isi. Ukumva nyine ni ibintu bitangaje ukuntu umuperezida yibereyeho neza nyine, ngo atitaye ku baturage. Igihugu cye kiri mu bihugu bikennye ku isi. Ubundi ngo ku kigereranyo cya 64% muri iki gihugu, muri ubu bwami bwa Eswatini, umuntu umwe rutoki yinjiza $1 ku munsi. $1 mu yavunje mu banyarwanda mu mvuko angana nabi. Ubundi ukumva ko uno mwami Mswati ufite abagore 15 akaba agiye kugira 16 kuri uyu munsi, ngo afite abana, akaba agize abana 34. Urumva ku bagore 15 afite abana 34. Kandi nyine bivugwa ko nabo babayeho neza, nabo babayeho ubuzima bwiza nk'uko nyine umwami Mswati abayeho neza. Ubundi ngo muri iki gihugu usanga hari abantu nyine mbega bibereyeho ngo ubuzima bworoshye, kandi ngo haba n'ubusambanyi, ku buryo ngo usanga ubwami bwa Eswatini 40%, ikigereranyo cya 40% mu bantu batuye muri ubu bwami bwa Eswatini ngo banduye sida, babana n'agakoko gatera sida. Nyine mbega urabyumva, 40% bose b'iki gihugu bafite ubwandu bwa sida. Ubundi uyu mwami Mswati mu mwaka w'2001 nibwo yaje kubona ko sida iri kuzamuka ku rwego rwo hejuru. Ubwo byageraga mu mwaka wa 2004 nibwo umwami Mswati yabonye nyine bikomeje kugera ku rundi rwego, nibwo yashyizeho itegeko ryo kuvuga ngo nta muntu uzongera kuryamana n'umukobwa udafite imyaka 18.
hano hano mu bindi bihugu turabizi, mu gihe ho ari itegeko risanzweho ryahozeho kuva kera. Uyu mwami Muswati we yarishyizeho ejo bundi mu 2004, nibwo yavuze ati nta mukobwa uzongera kuryamana n'umugabo cyangwa se umusore atujuje imyaka 18. Ibaze nawe igihugu cyari kikirimo kuba waryamana n'umwana w'imyaka 12, 13, 15, ukaba rwose nta kibazo wahuriramo nacyo muri leta. Murumva namwe ni ibintu mbega bibi cyane rwose. Gusa ubundi bivugwa ko ngo uyu mwami Muswati akimara 2004 akimara gushyiraho iryo tegeko ko nta muntu wemerewe kuryamana n'undi atujuje imyaka 18 w'umukobwa nyine, ngo icyo gihe byahise ngo hashize iminsi mike cyane ngo nibwo yaje guhita abona umukobwa mwiza cyangwa se abenguka umukobwa mwiza. Gusa uwo mukobwa ngo yari afite imyaka 17, urumva ntiyari yujuje 18. Umwami kandi nyine umwami urumva kuba yamubonye yamubengutse ko ari mwiza kumva aramushatse, ngo byatumye ahita amuzana ibwami nyine nawe aramurongora amugira umugore we. Gusa aho ngaho ngo byaje guteza akaduruvayo mu gihugu cye, ku buryo ngo abayobozi n'abaturage baje gukora imyigaragambyo baravuga ati uri guhohotera igitsina gore. Bamwe babivuga gutyo nyine ati ni uguhohotera igitsina gore, abandi baravuga ati twebwe kuki watubujije kwisambanira n'abakobwa batoya, wowe ukaba utangiye kurenga ku itegeko washyizeho. Nyine mbega bateza akaduruvayo bavuga gutyo. Gusa nyine umwami Muswati yaje kwemera ikosa asaba imbabazi abaturage. Ubwo rero ubwo abaturage n'abayobozi bakomeye muri icyo gihugu baje kwigaragambya bavuga ukuntu nyine ari guhohotera abagore, ukuntu yababujije kuryamana n'abana batoya, uwo akaba ari kubikora, nyine yaje gusaba imbabazi aravuga ati mumbabarire tunakosheje. Noneho ngo mu buryo bwo kwica ikiru cyangwa se kwica amande, nibwo yaje gutanga inka imwe, ngo inka imwe. Ibaze umwami kwica ikiru kwe yaravuze ati yatanze inka imwe yonyine gusa mu bintu byose aba atunze ibwami, yiciye inka imwe. Mbega nyine urabyumva, inka imwe nayo nyine n'inka y'ikimasa. Urumva ni ibintu wabona ko nyine hariya nta bintu bikaze cyane. Maze ubundi arangije yikomerezanyiriza n'uwo mugore we nyine. ngo uwo mukobwa ubwo yamubengukaga ngo yamugize umugore, ubwo ngubwo yari umugore wa 9 yaragize. Urumva abandi bagiye baza nyuma y'uwo nguwo. Gusa nanone uyu mwami Muswati mu mwaka wa 2003 nibwo yaje kubona nyine umukobwa mwiza ngo muri kaminuza. Arangije yohereza abantu b'ibwami ngo bajya kumushimuta, baramuzanira amugira umugore. Ubwo nyine urumva umukobwa baramushimuse baramumuzanira ahita amugira umugore. Uwo mukobwa yari afite imyaka 18. Gusa nubwo uwo mukobwa yamugize umugore akaza ibwami, ngo ni ukuvuga ngo mama w'uwo mukobwa ntabwo yari azi aho umukobwa we yagiye. Yamaze igihe yarabuze umukobwa we. Mama w'umukobwa nyine abonye bigeze ku rundi rwego, aravuga ati, nibwo nyine yaje kujya kuri radiyo no mu buyobozi no kuri polisi atanga itangazo ko yabuze umukobwa we w'imyaka 18. Urumva ntago kuba umwami yaramutwaye akamugira umugore, umuryango w'uwo mukobwa ntibamenye nacwa, kugeza ubwo nyine nyina w'umukobwa yagiye gutanga itangazo mu gihugu hose. Ubwo byari byamaze kumenyekana byaciye, mbega ari nk'igikuba cyacitse, nibwo nyine baje gutangaza ko nyine uwo mukobwa yabaye umugore w'umwami. Nibwo babonye gutuza nyine. Urumva nyine ni ibintu bisa naho bikaze, kuko ubundi ubusanzwe muri ubu bwami, mbere yo kugira ngo azane umugore cyangwa se ashaka umugore, haza abakobwa beza bakajya imbere y'umwami bakabyina nk'uko nabibabwiye, hejuru bambaye ubusa mu gatuza, hasi bambaye utuntu tugufiya, bakaza imbere y'umwami bakabyina. Aho ngaho akaba ariho ahitamo uwo agira umugore. Kuri iyi nshuro noneho ntabwo uwo muhango wigeze ubaho, we yaramubonye abona ko ari mwiza gusa ahita amuzana. Nabyo nyine byateje, urumva barisaza, baravuga ati umwami ntabwo ari kugendera ku muco dufite hano mu gihugu.
mbega nyine abaturage ntabwo babura guteza akaduruvayo igihe gitoya. Ubundi abantu benshi cyangwa se abo hanze y'igihugu mu buyobozi nyine, mu bayobozi bashinzwe kurengera uburenganzira bw'abagore, bavuga ko Muswati akomeza gukoresha irari rye yihisha inyuma y'umuco nyine, mbega akagendera mu muco w'icyo gihugu, agakoresha irari rye yishingikirije, mbega nyine ngo ni umuco w'igihugu cye cyangwa se uwo ni umuco wo mu bwami bwe. Kandi nanone nyine bakavuga ko yanze guhindura umuco kubera irari rye, akomeza kuvuga ngo ni umuco, mbega nyine ari mu nyungu ziwe, ari mu nyungu ze. Uyu munsi murabizi na hano mu Rwanda, kera bambaraga hasi, bambaraga utuntu hasi, hejuru ntibambare, ariko nyine umukobwa yamara gukura, atangiye gukura nyine abaye umwangavu, akajya yambara akanejuru. Ariko uyu munsi abantu barambara hose, ni nk'uko mbega hano mu Rwanda uko kera byahoze bimeze n'ubu ariko byari kuguma bimeze, ariko ubu byarahindutse. Umwami Muswati we rero akomeza nyine ngo yanga guhindura umuco, gusa nyine ngo iyo barebye babona bari kubikoresha mu nyungu ze, kubw'irari ryiwe nyine no gukunda abagore cyane. Gusa nanone abenegihugu bo bavuga iyo bakomeje kumva ngo uyu Muswati yanze guhindura umuco, abenegihugu be baravuga ngo mutwihorere, mwishaka kutwinjirira mu muco wacu. Mbega nyine bo ubona ko nyine bakikomeje n'ubundi gushyigikira umuco wabo, n'abenegihugu, abaturage nyine nta kibazo, bavuga ati mwere kuvuga ngo ni Muswati ngo ibiki n'ibiki. Ubundi Muswati nubwo iki gihugu cya Eswatini bavuga ngo ni igihugu kiri mu bihugu bikennye ku isi, ngo abundi hari abo bavukana nyine famiye ye ya hafi, abo bavukana babyara be n'abandi bose nyine, mbega abantu bafitanye isano rya hafi. Bivugwa ko ubundi ngo bose baba mu ngoro ye, baba mbega nyine baba ibwami, ngo afite ingoro ye y'ubwami nini nziza cyane nyine, abamo ahantu hanini, urumva yahazanye n'imiryango ye yose. Ingoro nini ngo habamo nyine bene wabo b'imiryango ye baba muri iyo ngoro y'ubwami bagera muri 200, ugashyiraho n'abagore be nyine nabo ubwo baba aho ngaho nyine, mbega nyine urumva ni ingoro nini cyane, ahantu haba imiryango 200, ni hanini cyane cyane. Kumva nyine ngo abaturage babayeho nabi, barakennye, ariko nyine we n'umuryango we ni abantu bibereyeho neza kandi mu buzima bwiza cyane. Ubundi nanone ngo iki gihugu kizwiho mbega nyine gikungahaye ku bucuruzi bw'ibisheke, ku bucuruzi bw'ibisheke nyine barayoboye, ngo nibwo bucuruzi buri mu gihugu cye cyane cyane, bukorwa cyane, kandi icyo gikorwa kiri mu gihugu cye cyinjiza nyine, nacyo kiri mu bikorwa byinjiza cyane cyane. Ukamenya ko uko bagira ubuhinzi buhambaye cyane mu gihugu cyabo bw'ibisheke, ubwo buhinzi n'ibindi bintu nyine, n'indi mirimo yinjiza amafaranga menshi cyane mu gihugu, byose ngo usanga bikontororwa n'umwami Muswati we n'umuryango we. Uwo muryango we wose bayarazanye nyine ngo bakabana mu ngoro. Ibyo ngibyo rero nibyo bituma umwami Muswati ajya ku mwanya wa 15 ku isi hose, mu bwami bukize ku isi hose. Niwe mwami nyine ukize mu bami bose, mbega nyine mu bwami bwose buba ku isi hose. Muswati ari ku mwanya wa 15 mu bihugu byose, mbega nyine mu bihugu byose biyobowe n'abami. Muswati ari ku mwanya wa 15 mu bami bakize, kuko nyine byatangajwe n'ikinyamakuru cyitwa Forbes mu 2015, ubwo Muswati yari afite abagore bagera kuri 11. Ntabwo ari 2015 ahubwo ni 2005. Mu mwaka w'2005 umwami Muswati yari afite abagore 11. Ubwo icyo gihe umwami Muswati yaratanze itegeko mu bwami bwe, aravuga ati murekure miliyoni 15 z'idolari. Nyine izo miliyoni 15 z'amadolari yatanze itegeko ngo basohore, ngo yari izo kuvugurura ubwami bwe, ndetse ngo no hafi y'ubwami bwe nyine hafi yaho bagende bahubaka buri inzu nziza imwe nyine bayubakira buri mugore we wese, kuko icyo gihe yari afite abagore 11. Aravuga ati no mu bagore banjye mugende mububakira inzu nziza ziri hano nyine hafi y'ubwami bwanjye,
bose nyine uko ari 11. Mbega urumva nyine miliyoni 15 z'idolari ni amafaranga menshi. Ubwo rero kandi nyine icyo gihe byarakozwe kuko nyine ni umwami. Buri mugore bamwubakira nawe inzu ye iri hafi y'ubwo bwami nyine, kuko ubundi nyine abagore b'umwami Muswati ntago bari kwa kundi ngo baba bari ahantu hamwe, wenda niyo baba batarara ahantu hamwe ariko baba mu nzu imwe, wapi. Buri mugore afite inzu ye kandi nini cyane, nziza cyane nyine nziza. Urumva umugore w'umwami ntabwo yaba ahantu hatari heza. Mbega nyine urabyumva, ntihabura kuvugwa yuko nyine ntihabura amagambo abaturage bavuga yuko nyine ibyo byose ari amafaranga yo gupfusha ubusa, yakagombye gukora ibindi mu gihugu. Urumva nyine kuyakoresha bo mu mbega nyine mu kwinezeza we n'abagore be, bikavugwa ko nyine ari gusesagura. Yakagombye kuba akora ibindi byatuma abaturage babaho neza, bagahindurirwa imibereho. Ubundi muri ubu bwami bwa Eswatini, nubwo kugira ngo umwami ajye guhitamo umugore bashyingiranwa, mbere y'uko amahitamo murabizi babanza kuza bakamubyinira imbere abakobwa. Gusa ngo nyine muri ubu bwami ngo usanga nyine baba babyishimiye, abakobwa baho nyine bajyamo ngo bahatane barebe ko hari uwagira amahirwe nyine umwami Muswati akamuhitamo. Mbega nyine ngo ni ibintu barwanira nyine kugira ngo, kuko urumva ngo wenda nko yaramutse ahisemo umwe, kuko urumva nyine n'umuryango we mbega uhita uhindurirwa ubuzima, nabo bagahita bajya nyine mu muryango w'ibwami bakabaho neza cyane. Kugira ngo noneho wumve ukuntu uyu mwami ari umwami rwose wibereyeho neza mu buzima bwiza, ngo usanga mu ngoro ye amatara arimo, haba harimo amatara akozwe muri zahabu. Si ibyo gusa kandi hagiye harimo n'imitako ya zahabu, ku buryo nyine uyibona rwose ukavuga ati koko uyu mwami arakize, iyi ni ingoro y'umwami, kuko ni ingoro nyine igaragara neza cyane. Ibyo gusa Muswati azwiho kuba atunze imodoka zitwa Rolls Royce zigera muri 22. Murabyumva rwose, umuntu umwe kuba atunze izo modoka zo muri ubwo bwoko zihenze, murumva ni umuntu ukaze cyane. 22 noneho hano igitangaje, afite imodoka zirenga 125 za BMW z'amoko agiye atandukanye. Murabyumva namwe, ni ibintu noneho biri no ku rwego rwo hejuru cyane. Umuntu umwe, ni ukuvuga ngo izo BMW 125 zirenga ntabwo ziteranyije kuri Rolls Royce afite zigera muri 22. Izo ni izindi zo ku ruhande zigiye zitakoze kimwe, mbega zitandukanye. Murabyumva rwose, ni ibintu bikaze cyane byo ku rwego rwo hejuru. Ukamenya ko izo modoka zose ari iz'umwami Muswati ubwe ku giti cye, ntabwo tubariyeho iz'iyo miryango ye yose yazanye kuba mu ngoro. Murabizi afite bene wabo nyine barenga 200 babana mu ngoro ye, ugashyiraho abagore be, abana be. Abo ngabo izi modoka zabo tutazibariyemo, wumvisha imodoka afite. Ubundi kuri ubu Muswati agize abana 36, gusa ukamenya ko we avuka mu muryango w'abana 70, nako mu muryango w'abagore 70. Mbega nyine papa yari afite abagore 70, avuka mu muryango w'abana benshi. Gusa nanone nyine ngo akijya ku ntebe y'ubwami afite imyaka 18 mu 1986, ntabwo nyine iri tegeko ryari ritaramwemerera kuba yakora ibyo ashaka byose ngo yitiremo. Ni ukuvuga ngo icyo gihe kijya abagore 2 ba mbere yabahitiwemo nyine n'aba bantu b'ibwami. Murumva 2 ba mbere yabahitiwemo n'aba bantu nyine b'ibwami, nimba twabita nk'abajyanama nyine baba ari ab'ibwami nyine, nuko ngo ubyita uko ushaka. Ubwo nyine nyuma yo kumuhitiramo abo ngabo 2, nibwo noneho abaye wenda yagize uburenganzira bwo kuba noneho yagenda akihitiramo abo ashaka nyine.
Gusa ikindi ukwiye kumenya nanone ni uko mu bakobwa bo muri kino gihugu buno bwami bwa Eswatini bose ntabwo ari ko abakobwa bose baba bifuza kubana n'uyu mwami Muswati, kuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu umukobwa witwa Tinchararongo Beni yari afite imyaka 22. Uyu mugore ngo yigeze gukwepa Muswati kuko nyine Muswati yari yaramubengutse ngo bashakaga kumushyingira umwami Muswati. Ngo uyu mugore rero yaje guhungira mu Bwongereza kuko nyine yumvaga akiri muto atagomba kubana gushyingiranwa n'umwami Muswati. Uwo mukobwa yabanje kubaho yihishaho mu gihugu cye kugeza ubwo nyine yaje no gusohoka mu gihugu cye ajya mu Bwongereza bariho yibera avuga ati njyewe ntabwo nshaka kubana n'umwami Muswati. Ikindi ukwiye kumenya uyu mukobwa witwa Beni, ubwo umwami Muswati yamubengukaga, ubwo batangiraga kugenda nyine bamuganiriza n'iwabo nyine babaganiriza, ubwo nyine bari batangiye kugenda bavuga ati bamubwira nyine ngo kuba yabana n'umwami Muswati, ngo icyo gihe yari afite imyaka 15. Urumva nawe yari akiri mutoya cyane, yari afite imyaka 15 nibwo batangiye kuba kugenda bamuganiriza cyangwa se baganiriza n'ababyeyi be ko azashyingirwa umwami. Gusa nubwo Muswati afite aba bagore bose ngo ntabwo bisobanuye ko aribo bagore wenda yakagombye kuba afite. Ubundi ngo mu mwaka w'ibihumbi 2019 Muswati nyine mbega abagore yigeze gusirira n'abagore be 2. Rero aba bagore 2 bamaraga gusirira nawe barahunze ngo barahunga bigira muri South Africa. Ndi sabo gusa ngo hari n'abandi bagiye bagerageza kuba bamutoroka ngo bamucike bagende, ariko nyine ntibibahire bagafatwa bakirimo kubipanga batari bagenda. Ikindi kandi nanone kivugwa kuri uyu mwami kitari cyiza ngo nuko imyanya yose igiye ikomeye mu gihugu ngo agenda yiha bene wabo, uhereye ku mukobwa we n'abandi nk'abo nyine. Icyo kintu nanone nicyo kintu bamuvuga kitari cyiza. Gusa hari umukobwa wa Muswati witwa Sikanizo ngo akaba na minisitiri mu gihugu cye, wakomeza nyine avuga ukuntu ibyo Muswati akora atari byo, ibintu byo kurubana n'abagore benshi. Nyine akomeza avuga ukuntu ntago mbega mushyigikiye muri make. Gusa nubwo umukobwa wavuga gutyo, umwami Muswati waravuga ati ubwo nyine umukobwa wanjye nimumureke we niko abibona, gusa njyewe nta tegeko mba narenzeho, ni umuco wacu, ni umuco w'igihugu. Mbega nyine ukabona ko nyine ntago abyita, baravuga ati ubwo uwo mukobwa nyine nimumureke niko abyumva ni nako abibona, gusa njyewe ni umuco wacu w'igihugu cyacu kuva na kera n'abakurambere. Ni ukuvuga ngo umva umwami Muswati yivugira avuga ukuntu nyine ari umuco wabo, mbega nyine yumva ko nta tegeko yarenze humva. Identity, which is our traditions, plays a very important life in our. Uwo mukobwa wa Muswati ari na minisitiri mu gihugu cye. Ikindi ngo nuko nyine uwo mukobwa we ngo ni n'umuhanzi, ni umuraperi wo muri icyo gihugu cye, ni umusitari. Gusa urumva nyine ni umuraperi akaba ari n'umuyobozi mu gihugu, ari minisitiri. Aya rero yari amwe mu mateka yaranze umwami Muswati no mu bwami bwe. Impamvu nari nkomaje kuri ibi bintu nuko nyine hari inkuru nyine iri kuvugwa muri iyi minsi y'ukuntu agiye gushyingirwa umukobwa wa Jacob Zuma. Uwo mukobwa bamwita Nomcebo Zuma. Nyine abantu ukabona ko bari kubiteraho comment cyane. Rero uba wumvishe iki kiganiro kugeza kuri uyu munota, wakora subscribe kugira ngo tujye dukomezanya no mu biganiro by'ubutane hakagira ikiganiro kigucika. Kandi agushimira rwose, uri umuntu w'agaciro. Gusa niba urebye iki kiganiro kugeza kuri uyu munota, genda muri comment wandikemo icyo wandikamo icyo ari cyo cyose, ndamenya ko warebye iki kiganiro kikarangira. Duhure mu kiganiro cy'ubutaha. Imana ibarinde.